tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Icyo nicyo gituma nkora cyane ndwana umwete kuko imbaraga ze zikoreramo cyane. Amen. Amen. Dusoreze mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. Rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cya mbere umurongo wa 19. Aravuga ngo nyamara rero dufite, urasoma wa 19 wenyine. Aravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahatuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Amen. Izina risumba yandi abisi batumenya, Yesu soko y'amazi amarinyota, Kristo nzira y'ubugingo, ubugingo bw'iteka azatugeza mw'ijuru. Narimbizi natwahawe yo gukirizwamo atari izina rya Yesu, izina rikomeye ridashidikanywaho mw'ijuru no mw'isi. Narimbizi Hallelujah we kuko gufite Yesu warazize. Hallelujah. Amen. Ubone ko bugingo ko bakumenya. Bakumenye wowe Mana, bamenye na Kristo watumye. Ngo kandi abafite uwo mwana bafite ubugingo. Abatunze uwo mwana, ababana n'uwo mwana bafite ubugingo. Hallelujah.
harindi izina twahawe yo kubwirizwamo atari izina rya Yesu, ni izina rikomeye ridashidikanywa mw'ijuru n'isi, ni izina risumba ab'isi batamenye Yesu soko yaza ayota izosira y'ubugingo bw'iteka azatugeza mw'ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubabwira ubwiru bw'ijambo ry'Imana, kubabwira ubwiru bw'ijambo ry'Imana. Nta muntu botereka hano, sizi icyo ndi bukore, ariko ni nka bitatu gusa ngasoza. Gusoza ni icya gatatu. Icya mbere ndababwira ubwiru bw'ijambo ry'Imana. Icya kabiri ndaza gusaba Kineri mushiki wacu tugendanye kenshi atubwire ngo inkuru iranze ibaye impamo. Inkuru ibaye impamo ni ukuri kose. Amakuru arafatika, nta vumbi rihari. Kristo niwe nzira y'ukuri, niwe uzatugeza. Ayo ni amakuru afatika, atari ayo gushakisha. Nta gihuha kirimo, nta gihuha. Niwe nzira y'ukuri izatugeza mu ijuru. Haleluya. Atubwira gutya, utari ikiragi ukabusenga ukabusoma n'ijambo ry'Imana, ukaba ufite n'ijwi ryumvikana utadedemanga, unanirwa kubwiriza ahantu habereye ibintu bingana. Ahantu umusaza ari unanirwa kubwiriza, umusaza yasenze unanirwa kubwiriza. Keretse nyoko ari umurozi. Haleluya. Hari ikintu mbonye cy'ubuhanuzi cyasohoye. Ndashima Imana kuko Imana yasezeranyije kuzicarana n'abakomeye batari ab'isi. Namaze kuhagera, nicaranye neza n'abakomeye. Isezerano ryasohoye. Udafite ishari yakomera Imana amashyi. Haleluya. Ariko muragira ngo abakomeye baze bavuga. Ejo narimo nkurikira umushumba Revera Gatako arimo asezera bakiriye, ababwira ngo urugendo ngo kururegereza. Abasaza bakomeye twigiyeho ubutumwa saba, mwarakoze kuturarika muze, ariko haragezaho tudatunga Imana yanyu, tugomba gutunga natwe Imana twiboneye. Imana y'umusaza uyu nguyu ni ukuri kose ntaho izakugeza. Izakurindira hano gusa, agusengera ugubwe neza usinzire, ariko ntaho izakugeza. Haragezaho Imana kuba baraturarise bakatuzana bakatugeza hano, mwarakoze. Haragezaho natwe Imana yanyu mwabona natwe tuzayibona. Nisoza kubwiriza ndapfukama hano mu birenge byiwe usengere. Usengere kabisa, Imana yanyu nanjye izaba Imana yanjye, nanjye nzayibona. Haleluya. Abandi bakomeye mushaka kumenya ni bandi, ariko igitangaza abantu barahunitswe. Iyo umuntu ari kwiga akora nk'uko uwo yigiraho akora. Iyo wiga uba ufite uwo wigiraho, kandi iyo ushaka kuba umunyeshuri mwiza ni uko ukora ibyo umwarimu akora. Ni ukuvuga ngo iyo wiga ugomba gukora bimeze neza nk'uwo wigiraho. None niba muri kwigira kuyobora itorero nka muzehe, ko murakora nkawe? Niba mwiga gusenga nka muzehe, ko murasenga nkawe? Iko babwiye mu kibira hakabura n'umwe, akababwira iminsi icumi hakabura n'umwe, akababwira iminsi ukwezi hakabura n'umwe, nababwira saa 9 za buri munsi se haraboneka n'umwe? Uko murigira kurinde, uko murigira kurinde. Niyo umuntu yigira ku muntu akora kimwe, akora nk'uko akora. Imfura abanyabwenge bamuzungurije umutwe, kanariwe w'imitima, kanariwe
w'imitima uw'abantu badashimye imfura abanyabwenge bamuzungurije imitwe kandi ari we mubyeyi w'imitima kandi ari we mubyeyi w'imitima. Haleluya haleluya. Ko mwagira ngo ariko kijana mwaramuhemukiye, ni ukuvuga ngo akazi bajya bakora bicaye gusa ni akazi kitwa kudoda, kandi abatayeri bose aho bava bakagera baza basaza bagateye imbere kubera gukora bicaye. Mucuranzi uzucuranga yicaye, muzamugurire imeza ndende acuranga ahagaze. Iyo umuntu aje kugenda arahaguruka, none se hari umuntu ugenda yicaye? None murashaka ngo nimba twavuye hano turi mu yindi dimension mu kindi kirere kijana warakicaye. Abatayeri sogokuru setonde yaradoze kugeza ashaje, ariko ndagira ngo nta n'ikimasa yigeze agura mu mashini. Nta muntu uzutera imbere adoze, n'umuntu utazuteza abantu imbere, kandi ni ukubera gukora bicaye. Niyagire uburyarya, niyagire ubugome n'uburyarya, ariko uwo niwe wishimiye gusheshagura, kandi ari we mubyeyi w'imitima. Niyagire ubugome n'uburyarya, ariko uwo niwe wishimiye gusheshagura, kandi ari we mubyeyi w'imitima. Uw'abantu badashimye, imfura abanyabwenge bamuzungurije imitwe, kandi ari we mubyeyi w'imitima we. Uw'abantu badashimye, imfura abanyabwenge bamuzungurije imitwe, kandi ari we mubyeyi w'imitima. Haleluya. Navuze ngo turaganira ni umwanya muto, ubwo Kineri yasingiriye microphone ndamasoza avuge kwa kababwira ubwiro bw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Iri jambo ry'Imana Bibiliya mu Kigiriki yitwa ibitabo, ntabwo bayita igitabo, yitwa ibitabo. Ni ukuvuga ngo ni isomero, ni inzu y'ibitabo, igizwe n'ibitabo, ni biblioteki. Iyi Bibiliya ni ibitabo. Hanyuma iyi Bibiliya umutima wayo, ni ukuvuga ngo nta kintu kitagira umutima. Ikintu gihumeka cyose kigira umutima, kigira noyo, kigira icyo bita umutima. Iyi Bibiliya umutima wayo wose, uko ubona izi mpapuro zose zingana, umutima w'iyi Bibiliya ni Kristo. Ukuyemo Kristo muri iyi Bibiliya yata agaciro, ntabwo yakongera kwitwa Bibiliya, yabibaye expired, yabibaye journal za zindi wagura Nyabugogo na hano. Ni ukuvuga ngo iyo ucomoyemo Kristo, yabibaye ikinyamakuru, yakongera kwitwa Bibiliya. Agaciro k'iyi Bibiliya ni Kristo. Ni ukuvuga ngo Kristo yuzuye muri iyi Bibiliya yose, uko ubona igenda yuzuyemo Kristo. Haleluya. Ariko iyo navuze ngo ubwira iryo jambo turaryumva, ngiye gusesengura Bibiliya ho gato. Haleluya. Igi murarizi rigira igice kimwe, rigira igice cy'inyuma, kikagira n'igice cy'umweru, rikagira n'ikindi gice cy'umuhondo. Ni ukuvuga ngo Kristo muri Bibiliya ni cya gice cy'umuhondo. Niki iyo wakuyemo cya gice cy'umuhondo, iyo gice cy'umuhondo kitarimo, igi ntiryakongera kugira agaciro kayo. Ni ukuvuga ngo intungamubiri ziri mu igi ziri muri cya gice cy'umuhondo gusa. Ukuyemo icyo gice cy'umuhondo, iyo igi ntiryakongera kuryoha, uburyohe bwashira. Ukuyemo Kristo muri iyi Bibiliya, uburyohe bwayo bwashira, uburyohe bwashira. Haleluya. Kandi Kristo afite uburyo, ubwo nibwo bwira ushaka kubabwira bwahishuwe.
ubwiru bwahishuwe ni ugusobanukirwa ni uguhishurirwa Kristo muri iyi Bibiliya. Haleluya. Bibiliya mu bitabo bibanza bya Mose, mu isezerano rya kera mu bitabo bitanu bya Mose bibanza, Yesu Kristo agereranywa n'umwana w'intama w'Imana. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ni igitambo kizima, ashushanywa n'igitambo, ashushanywa n'umwana w'intama w'Imana. Aho ni mu isezerano, ni mu bitabo usomye uhereye mu itangiriro, n'umwana w'intama w'Imana. Wigira imbere ho gatoya wasoma ibitabo by'amateka history, ugasangamo Yesu Kristo nk'umufatanyabikorwa w'ijuru. Umufatanyabikorwa w'ijuru yabanye n'Imana muri gahunda zose, mu mufatanyabikorwa w'ijuru. Wigira imbere gatoya waje mu bahanuzi, uhereye ku bahanuzi bakuru ba Yesaya ugashita ku bahanuzi bato, Yesu Kristo yahise ashushanywa n'umwana, mwami wacu, kandi ataraza ariko bamugereranya ku mwana uzaza. Hanyuma wigira imbere ho gatoya mu bitabo by'ubuhanga, ariya biriya bitabo bita ngo ni amalivre poetique, ni ibitabo by'abanyabwenge guhera kuri Yobu ugashitsa ku ndirimbo za Salomo. Yesu Kristo bamamureba neza babona ni umugenga w'ibihe. Bere kuri Yobu ukaja kuri Zaburi, ukaja ku migani, ukaja ku ndirimbo za Salomo, Yesu baramureba basanga ni umugenga w'ibihe. Amenya byose n'ibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye ubwihenjayo, kandi genera umuntu wese ibimukwiye ubwihenjayo. Haleluya. Bamureba neza, Yobu ngo amurebe abona ni umugenga w'ibihe, amenya byose n'ibitarabaho. Yari azi kuko muzasengera muri ishiti kandi mukuze Mwuka Wera. N'ukuri kose yari azi umurimo w'Imana kuzakomera, yari azi kuzarinda umusaza akakira n'abo yakiriye uyu munsi. Ariko uwakanga hari igicaniro yaba afite ikibazo n'ijuru. Uwakanga ahantu hari igicaniro yaba afite ikibazo gikomeye. Ibyo ni isezerano rya kera ubwo ndaryegetse gahari. Hanyuma ngo yinjire, Yesu Kristo ngo yinjire mu isezerano rishya, ahita ahura n'ubutumwa bwiza. Bariya bagabo bane, Matayo ngo amurebe amubona nk'umwana, aravuga ati n'uyu ni umwana. Hanyuma Mariko ngo amwitegereze amubona nk'umukozi, areba n'umuntu w'umukozi. Luka ngo aje kumureba dore ko yari yarize neza, aramureba abona icyo akora, aravuga ati ni umuntu neza. Ni umuntu gusa. Yohana ngo amurebe neza ngo amwitegereze abona ni Kristo umwana w'Imana. Uyu ni Kristo umwana w'Imana. Uyu ni Kristo umwana w'Imana. Hanyuma ngo twinjire mu gitabo cy'imbere cy'amateka y'itorero, ubutumwa bwiza cy'ibyakozwe n'intumwa. Iyo ngo amurebe aravuga ati iyi ni Imana gusa yaje ngo muyindi shusho. Iyi ni Imana ariko yahinduye ishusho, ariko ni ya Mana yahinduye ishusho. Ngo yinjire mu nzandiko zose ko ari 21, bose barareba baravuga ngo c'est notre libérateur. Ni ukuvuga ngo uyu ni umucunguzi wacu gusa, nta kindi yakoze. Uyu ni umucunguzi. Uyu mugabo nta wundi ndimumuyoberanyeho, ndimumwitiranye, ni umucunguzi. Ngo agere mu byahishuwe aravuga ati uyu ni umwami uzaza kandi akazaganza. Uyu ni umwami uzaza akaganza. Haleluya. Kuko Bibiliya yose ndayizinze. Noneho igitabo cyatweretse Yesu Kristo uwo ari we. Abantu bagize ubunebwe bwo gusoma Bibiliya. Abantu ntibajya basoma Bibiliya. Abantu ntibasoma Bibiliya, ntibita kumenya kuri Bibiliya, ntibazi ngo Bibiliya yakora iki, ntibazi ngo birihindura ubuzima. Ubuzima nta kindi bukibuhindura. Ni ibintu bibiri. Icyambere ni ukwiyegurira Imana ukwawe kose. Mu kwiyegurira Imana ugasoma Bibiliya ugasenga. Kandi formule yo kujya yo kubona Imana. Imana nicyo kintu cyoroshye kubona, kandi nicyo kintu cyoroshye gikomeye kubona. Imana yoroshe kubona, Imana yoroshe kuruta kubona visa. Kuko vizaga aho babitekinikira nduwazi, kandi inzira yo kwibona ntuwize. Uko yayibonye runaka ashobora no kuguhisha amakuru, ariko Imana uko umusaza yayibonye
nawe wishatse niko wabibona. Inzira ni ugusenga ugasoma Bibiliya. Ni ukuvuga ngo hagati yacu n'Imana kimwe nuko hari icyo bita wireless cyangwa connection. Connection iri uguhagarara hano ugahamagara umuntu uri mugera. Ikintu kiri hagati yawe n'umuntu uri mugera cyitwa connection, cyitwa wireless. Ni ukuvuga ngo twebwe njyewe hagati yanje n'Imana connection ari no kwizera. Kwizera niko kumbuza njyewe n'Imana. Ni ukuvuga ngo ni cordon umbilical. Ni ukuvuga ngo ni wa munyonyo uhuza umwana na nyina. Kwizera niko kuduhuza n'Imana. Iyo dusenze Imana twizera ko tuyibonye. Iyo dusomye ijambo ryayo tukizerera mu ijambo ryayo ko tuyibonye. Imana tukayibona. Ariko ntabwo tuzabona Imana mu bundi buryo tudasenze kandi tudasomye ijambo ry'Imana. Tibishoboka. Tuzamara ibiganza turebe. Ijambo twasomye yavuze ngo tubwirize ijambo ry'Imana ryose. Bene wacu tureke kuvuga amakuru yo mu hano, amakuru y'hano kuri musozi ndari muri Bibiliya. Amakuru mwatinzemo muvuga ibyo amatorero yo mutinda muri Bibiliya. Mwana yisobanukiwe, mwana yumvise cyane. Amakuru muvuga ya hano ya dossier iyo mu yasimbuza Bibiliya mwana yimenye. Iyo muvuga amakuru y'amatorero ngo itorero rya runaka na runaka mukagonganisha amatorero iyo mu bisimbuza Bibiliya mwana abahanga kabisa. Nukuri kose reka ngubwire urugendo rutazagira urugera. Ni urugendo rutari mu ijambo ry'Imana. Igisimba kizakama vuba ni igisimba kitari mu ijambo ry'Imana. Ndirimbo zizakama zikibagirana ni zitari mu ijambo ry'Imana. Umuntu uzagusiga akakwanikira neza akagusiga ni umuntu wize. Icya kabiri ni umuntu wasenze. Umuntu wize azagutungura ushobegwe uyobegwe uko bibaye. Umuntu wasenze azakuyobera uzamugwanya ubifata ubusa. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bifite umumaro. Icya mbere wo kutwigisha. Iri jambo rifite umumaro wo kutwigisha. Icya kabiri kutwemeza icyaha. Iyi Bibiliya ntabwo tuyisoma niyo dusoma. Iyo urambuye iyi Bibiliya ukayisoma urayisoma nayo ikagusoma. Iyo tuje kwa muganga kwivuza amaso batwambika ibintu byo mu maso bifite na damaso, hanyuma bakakubwira ngo kanura urebe mu maso none ukarebamo nabyo bikakurebamo. Iyo ubirebyemo nabyo bikakurebamo ni ukuvuga ngo nibyo bitahura ngo amaso yawe aragwaye cyangwa ni mazima. Iyo urambuye amaso yawe ukareba muri Bibiliya urayireba nayo ikakureba, wayisoma nayo ikagusoma. Byanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bifite umumaro. Icya mbere wo kutwigisha. Iyi Bibiliya mureke twigishe yewe. Kubera iki mwabaye abanebwe bo kwiga ariko? Mureke Bibiliya itwigishe. Icya kabiri itwemeza icyaha. Kuraburana n'abantu ngo kurabashinja ibyaha ni wewe wemeza abantu icyaha. Waretse Bibiliya ikabemeza icyaha. Icya gatatu niyo idutunganya. Reka kwikorera abantu. Cyo kwikorera ikorari ngo ishobore Fabien. Cyo kwikorera umugore ngo umushobore. Habe n'umufianza yarakunaniye. Wo kwikorera umugore ukamushobora. Aba bafite barago. Cyo kwikorera umwana ngo umushobore. Oya. Mwese abarusha n'abaremererewe nimuze musange ndabaru. Fasha hasi tushoboye. Fasha abana hasi, fasha umutware hasi. Fasha umugore hasi tumushoboye. Imana imugutunganyiriza. Cya kabiri ni duhanira gukiranuka. Oya ntabwo dukiranuka ku bwacu. Dukiranuka ku bw'ijambo ry'Imana. Nicyo rituma dukiranuka. Tukagenda uko bikwiye. Tukamera uko dukwiye. Tukagenda neza uko bikwiye. Ariko abantu babaye ukwihagararaho gusa, abantu bihagazeho, abantu ntibemera indegeke, ntibasoma ijambo ry'Imana, ntibemera ngo ijambo ribigishe, ntibemera ijambo ngo ribatunganye, ibacure, bahinduke, ibacure ingamba zibavemo, bahinduke ibyuma byiza. Yesu Kristo yazanywe n'ibintu bitatu muri ordre de mission yiwe yamukuye mu ijuru.
ayoherezwa na se, yoherejwe yamutumye, yamuhaye impamvu eshatu zimuzanye. Impamvu ya mbere ni ukwigisha iby'ubwami, ugende wigisha abantu iby'ubwami bw'Imana. Impamvu ya kabiri, ugende wereka abantu imirimo y'ubwami, uzura abapfuye, uhumura impumyi babireba, wereka abantu imirimo y'ubwami. Impamvu ya gatatu, ugende wongera ugarura ubumwe, ubusabane bw'umuntu nawe, ugarura ubumwe, ugarura ubusabane, ugarura umubano, ugarure ubwo bumwe bw'umuntu n'Imana. Kandi ibyo bintu byose yarabikoze. Hanyuma ahita avuga ngo ishamuzanye niyagitaye mu nzira. Nta kintu na kimwe Yesu Kristo mu byamuzanye ntacyo yataye mu nzira. Ni ukuri byose yarabisohoje, yarabikoze. Ariko wowe uyu munsi urakora iki? Yesu yashoje ibyiwe, ibyacu biratangira. Haleluya. Mu magambo menshi agera muri 7 Yesu yavugiye ku musaraba. Ijya nyuma yaravuze ngo byose birarangiye. Byose birarangiye kuri nge, byose biratangiye kuri mwebwe. Musa avuga ngo ibyiwe byose birarangiye. Niwo munsi ibyacu byose bitangiye. Haleluya. Ibyacu byose niwo munsi byatangiye. Kandi tugomba kujya mu mahanga tugahindura abantu kuba bande abigishwa. Ntabwo duhindura abantu kuba bari verande, duhindura abantu kuba abigishwa. Kandi tugendeye ku ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ku muntu ubyizera ni inkota. Ikebera mu giyombi, ni inkota ikomeye cyane. Iteye ubwoba, na Yesu Kristo ubwe niyo yakoreshaga. Iyo yategwaga n'umwanzi, nta kindi kintu yitabazaga ijambo ry'Imana. Munsi umwe afata gahunda yo kuzamuka umusozi, ajya mu masengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40. Hanyuma umwanzi aramutera, amenya ko ari mu masengesho neza. Aramubwira ngo konzi kuri Kristo umwana w'Imana, ushobora kungundira ugasengera iribuye rigahinduka umutsima ukarya kushonje cyane. Yesu Kristo ndakindi yagwanishije, aramubwira ngo haranditswe ngo umwana w'umuntu ndatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Arongera aramubwira ati ndaco none wowe ndabizi, wowe utwaye mu ijuru nanjye gatwara mu isi. Ino ni wanje, niyo ruguru ni wawe. None wakundira ugapfukamaho ugatoya ukandamyaho, hanyuma ngagira ibyo ngugabiza biri ino. Arongera aramukotinga mu gutegeka kwa 2:8-13. Aramubwira ngo tukagire izindi mana uramya uretse Imana yonyine Uwiteka nyir'ingabo, ariyo mana uzaramya yonyine. Arongera aramubwira ati ntacyo nabimenye ko nawe uri gusoma ibyanditswe, ariko nanjye ndabizi. Ushobora kungundira ukazamuka ukagera hariya ku gasongero, ukangundira ugahanuka, hanyuma ukijugunya hasi. Ko mbizi ko muri Zaburi ya 91 havuga ngo izagutegera abamarayika bakuramire udakubita igitsinziro hasi utagwa. Iryo jambo riri muri Zaburi ya 91. Ushobora kungundira ukijugunya. Aramubwira ngo haranditswe ngo tukagerageza Uwiteka Imana yawe. Satani aravuga ati ntacyo ndemeye, nzagutega ikindi gihe. Yirengagiza kuko ariwe mugenga wiwe, imenya byose nibitarabaho. Yirengagiza kuko ariwe nyiribi. Abaratsindwe Satani aremera aratsindwa. Atsindwa n'iki? Atsindwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Tuzamure ibiganza byacu turi. Iri jambo niyo twaro yonyine. Ntabwo tugwanisha gatuza, ntabwo tugwanisha ibindi byose. Ni iri jambo. Tugomba gusomera ijambo yewe. Mugira inyota yo gusoma ijambo. Abantu bagize umugisha wo kumenya gusoma. Dore ko n'iri jambo n'umuntu utaraciye mu ishuri, utazi kwandika, utazi no gusoma, ariko azasoma ayishuri iri jambo ryo akamenya gusoma. Abantu batize bazi gusoma Bibiliya. Ntabwo mubazi. Imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Jambo twasomye muri Petero yatubwiye ngo nyamara hari ijambo ryahanuwe irusha yandi yose gukomera, muzaba mugize neza nimuryitaho, rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro kugeza inyenyeri yo mu ruturuturu ubwo izabandurira mu mitima yanyu. Iyo niyo source ya Bibiliya, iyo niyo foundation, aho niho Bibiliya ikomoka muri Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 19.
hanyuma rya jambo twavuze ngo byanditswe byera byose niwo murongo mukuru muri Bibiliya. Byanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bifite umumaro. Uwo niwo murongo mukuru muri Bibiliya. Hanyuma iryo jambo rivuga ngo nyamara ari ijambo ryahanuwe. Iryo aho niho Bibiliya ivuka, aho niho ikomoka, aho niho ivuka Bibiliya. Muzaba mugize neza ni muryitaho. Rimeze nk'itabaza. Hari abantu bagendera mu mwijima. Bibiliya iramurika, hari umucuzi umwijima. Agacuza umwijima hakaba umucyo. Bibiliya iramurika, Bibiliya iratumurikira, Bibiliya iradutunze, Bibiliya ni ijambo ry'ukuri. Ubwira ubwahishwe ni ugutahura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni ugutahura no kubwiriza ijambo ry'Imana ryose. Abantu b'Imana wacu bari gukunda guhaguruka nta kimana ibatekeye. Bagahaguruka nta message bafite. Bagahaguruka bari empty. Nta kintu bafite muri bo. Bagahaguruka n'amakuru y'umuhana gusa. Muhaguruka ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Ijambo ibintu byose bigiraho bibikwa. N'ibikoresho byo mu rugo bigiraho bibikwa. Ni ukuvuga ngo amasahani ntabikwa hamwe n'imyenda. Aho inkweto ntizibikwa hamwe n'ibirahure. Diplome dukorera tujya gushaka ntibikwa hamwe n'imyeyo. Bibiliya nayo ntibikwa hamwe n'amasafuriya yo guteka. Ariko ikintu cyose kibikwa ahabugenewe bitewe n'agaciro gifite. Cyose kibikwa bitewe n'agaciro. Umweyo ushobora no kwibagirwa hanze, ariko umunsi umweyo wabuze mu rugo ntabwo wamanura ikoti bari kubuza. Ariko ibintu byose iyo twiga dushaka kariya agapapuro tukabika mu bwonko. Hanyuma twashaka amafaranga, dore ko muyashaka kurusha abandi bose. Mushaka no kuyashakira no muri Amerika. Mwayashaka mwayabona mukabika mu mufuka. Yaba menshi mukajya kuyabitsa kuri banki. Hanyuma iyo dusomye ijambo ry'Imana turibikaye. Zaburi yavuze ngo nabika ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Ijambo ry'Imana ribika mu mutima ye. Hari bamwe baribitse mu mufuka. Barishura bageze Kampala ko mujya naje mu mufuka w'ubutumwa wa. Barageze kubwiriza. Abandi bakaribika bakarishura bageze muri Kenya. Nabo bakarishura. Ngo nanjye burya afite ijambo. Abandi baribitse ku munwa gusa. Tiriza rituruka mu mutima. Kandi hari umunyabwenge wavuze ngo urugendo ruruta izindi ngendo zose kuba kure. Ni ugukura ibintu ku munwa ukabigeza ku mutima. Ahantu ngo ni kure kurusha gusubira ku ngondo n'amaguru. Kuva
ukagenda n'amaguru ukagera muri Amerika ngo byoroshe kuruta kumanura ikintu kiri ku munwa ukakitigura ku mutima. Uru rugendo ngo niko rwakure kuruta izindi ngendo zose, gukura ijambo ku munwa ukarishira mu mutima. Ariko abantu babika ijambo mu mufuka, abandi baribikiye ku munwa gusa. Ijambo ry'Imana ntibaribika ku munwa, nta nubwo baribika mu mufuka. Oya, ijambo ry'Imana baribika mu mutima, nibwo bubiko bwaryo. Baribika mu mutima. Yemwe abarinzi b'inkike, mube maso musenge, namwe abahetse kwizera, mubivuge mu midugudu. Igitondo kirara cyose yo uvuze kuratambitse, mwegusuhuza imitima umwamazi arengera. Igitondo kirara cyose yo uvuze kuratambitse, mwegusuhuza imitima
araje Yesu uri kose araje Yesu Mana kwa ugato papa uri kose Yesu kandi reka mbabwire Yesu azaza gutora icyo yasize avuze azaza gutora icyo yasize avuze yaravuze ngo mugende muhindura abantu bose kuba bigisha azaza gutora bigisha Yesu azaza gutora aba revera azaza gutora n'aba bishop n'aba apotre oya azatora icyo yasize avuze ngo oya Yesu azatora aba bishop oya ntabwo Yesu azatora aba reverend oya Yesu yadusigiye izina rimwe yadusigiye icyo bita denominateur commun yadusigiye denominateur commun yadusigiye izina rusange yaratubwiye ngo mugende muhinduka abigisha ariko abantu bari gushaka kuba bigisha bataraba bigishwa nta muntu wigisha atarize ninde wababeshye azaza gutora abigishwa azaza gutora abigishwa muhindura abantu kuba bamwebwe muhindura abantu kuba bamwebwe oya ndimohindura bari ariko bane wacu ntibashaka kwiga barashaka kwigisha batariga bane wacu bafite amadayimoni atatu sinamenye uko sobanura icambere bafite gushaka kwigisha batariga icya kabiri bafite gusebanya nta makuru bafite ukamusebya umuntu gusa kubera gusa kwazi gucuranga neza kijyana ukamusebya gusa ngo azi gucuranga neza bariyene wacu bashaka gusebya umuntu gusa ukamumuvugaho amakuru atariyo gusa nta makuru mufiteho ukamuvuga gusa amakuru gusebanya gusa umwuka wa mudayimoni wo gusebanya umwuka wo gusebanya umwuka wa munyangiri umwuka wa munyangiri cya gatatu bafiteho ariko turagoye bafite ntibazi kubahisha inzego kibazi umuyobozi kibazi uwungirije kibazi ukurikiyeho kibazi ngo ubuyobozi bumeze gute leadership yubakitse gute ninde muyobozi ninde ukurikiyeho bene wacu bose bagiye imbere bose ni imbere gusa imbere ariko bene wacu muragowe no kuri kose muhanure mutibura ijambo ry'Imana muri tibure ku mutima uzishima tugezeyo mu rurembo rw'umunezero tuzahora turirimba tubona Yesu araje Yesu araje
Yasaraje aze gutora icyo yasizavuze yasabwiye abantu ngo muhinduka abigisha mukunde kwiga yewe mubabigishwa aje gutora abigishwa abakuye ijambo ry'Imana ku kanwa bakabitura mu mutima abo ni bafitanye nabo gahunda bakisha